sometimes people, even sometimes Christians, can live in fear. There might be a temptation to compromise on their faith because of opposition. There might be an anxiousness in Christians because they don't understand the power of God and who they are in Christ. This morning, I'm going to tell you the purpose of my sermon up front. I've titled my sermon, Responding Rightly to the Spiritual Authority of Jesus. Responding rightly to the spiritual authority of Jesus. To respond rightly to the authority of Jesus. As a result of this sermon, if you are a believer here this morning, I want you to stand firm in that you are a Christian, you are in Christ. And Jesus has spiritual authority. I want you to live in peace rather than in fear. Scripture wants you to stand firm in your faith rather than be consumed by anxiousness. So in this passage in Luke 11 today, we're going to answer 5 questions. 1. Does Jesus have spiritual authority? We're going to see in this passage that people respond differently to the spiritual authority of Jesus. So we're simply going to ask, how do people respond to his authority? Third, we are going to understand from what Jesus tells us, what is the source and the significance of his spiritual authority. Fourth, we're going to look at what does it look like for Jesus to have spiritual authority. And last, we're going to say, how should you respond to the spiritual authority of Jesus? Yes, Ashim. And I'm glad to be with you today to study God's Word. Let's pray before we begin. Father, we thank you that your Word is truth. We thank you that you speak through your Word. And so we pray now that you would help us, that you would teach us, that you would help us to know you more through your Word, so that we may stand firm in who you are. In Jesus' name, amen. I've been assigned most of chapter 11 of Luke today. But my sermon might go very long if I try to preach over the whole chapter of Luke 11 today. So I'm going to focus on verses 14 through 26. I have a vase here. It's an illustration. Maybe you could put that on the table right there.
In the year 203, mu mwaka wa 203 in March of 203, mu kwezi kwa gatatu in Africa, muri Afrika, in Carthage, in Tunisia, muri Tunisia ahitwa Carthage, there was a lady named Perpetua. hari umudamu witwaga Perpetua. And she had become a Christian. Yari baye mu Kristo. There was a thriving Christian community in Carthage. Aho hantu babaga muri Carthage hari umuryango abizera benshi barimo gukura. And she was a catechumen. That means she was preparing for baptism. Yari arimo kwitegurira kubatizwa. She was studying about the Christian faith. Yari arimo kwiga ibyo kwizera kw'abakristo. And at the same time, there arose a Roman ruler who was opposed to the Christian faith. Hanyuma haza kuza umuyobozi w'umuroma utarashakaga ibyo kwizera kw'abakristo. And he started a persecution across the Roman Empire. Atangira rero gutoteza abizera muri empire y'abaroma yose. And because there was a thriving Christian community in Tunisia, in Carthage, kubera rero hari umuryango w'abizera urimo kuzamuka cyane muri Carthage. That's one of the first places this persecution began. Aho ngaho niho hambere gutotezwa kwatangiriye. Perpetua was taken prisoner. Perpetua yari arimo gufata abafunzwe. She was arrested and taken to a prison nawe baramufata bajya kumufunga because she was a Christian. kubera ko yarizeraga. Because she was preparing for baptism. kubera ko yari arimo kwitoza cyangwa se gutegurwa kugira ngo aze kubatizwa. She had opposition to her in her Christian faith. Bituma nyine haza ikibazo kubera imyizerere yiwe. Perpetua had other family members who were believers. Perpetua afite abandi bizera, abavandimwe biwe bizera. But her father was not. Ariko papa we ntabwo yarakijijwe. Perpetua, I believe, was 22 years old when this happened. Aratekereza ko Perpetua afite nk'imyaka 20. She was married. Yari yubatse. And she had an infant. Kandi yari afite umwana muto. Who was still nursing. Wari ukiri kwibere. And her father came to her in prison. Papa we aza kumureba muri gereza. He was a father who cared about his daughter. Yari umupapa rwose witaye ku mwana ku mukobwa we. He had done things for her throughout her life. He taught her to read and write, which was not common for women in that time. Yari yarakoze byinshi akorera uwo mukobwa we, yaramwigisha gusoma no kwandika, ibintu rwose bitari bikunzwe gukorerwa abakobwa muri icyo gihe. But he didn't understand Jesus. Ariko ntabwo rwose yumvaga ibya Yesu. He didn't trust in Jesus. Ntabwo yizeraga Yesu. And so he came to his daughter and he said, I know a way that you can get out of this. You can just deny that you're a Christian. Yaje kureba umukobwa we muri gereza aramubwira ati nzi uburyo bwose wava muri prison wakwihakana Yesu byonyine. And Perpetua looked at her father and showed him a vase in the room. Hanyuma Perpetua areba papa we amwereka ivaze iri aho ngaho. And she said, Father, can this vase be called by any other name? Abwira papa we ati ariko iyi vaze ishobora kwitwa irindi zina atari ibyo ngiryo yitwa. Can it be known as something else? Ese yakwitwa ikindi kintu atari vaze? And her father said no. Papa aramubwira ati oya. And she said, I'm a Christian. Aramubwira ati nanjye ndi umukristo. I cannot be known as anything else. Ntabwo namenywa ukundi ko ariko kose atari uko nguko. She was in prison for a time. Yari ari muri gereza amaramo igihe. Her father continued to come to her and beg her to deny the Christian faith so that she could be. Papa we akomeza kuza kumureba amwinginga amusaba rwose kugira ngo yihakane. So that she would not be punished as a Christian. Kugira ngo areke kuzira ibyo ngibyo yizera. And one time he comes to her again. Umunsi umwe aza kumureba. And he says, for the sake of my gray hair, aramubwira ati kubwiza imvi ureba aha. I beg you to make this sacrifice to the emperor. Ndagira ngo musabe gukora ugira ikintu ukora kubw'umwami. To acknowledge that he is Lord. Kugira ngo umwemere gusa ko ari we mwami. And not Jesus. Ureke kuvuga Yesu ko ari we mwami. Ubinkorere ngewe kubwiza imvi zanjye. Perpetua responded to him, it will all happen in the prisoner's dock as God wills. Aramubwira ngo Perpetua aramubwira ngo the place of the prisoner as God wills. Ati God will accomplish what He's going to accomplish. For you may be sure that we are not left to ourselves, but are all in His power.
Perpetua was killed for her faith. Perpetua yarishwe kubwo kwizera kwe. Her, along with some other Christians, were taken into the arena. We hamwe n'abandi bizera bose babajyanye muri arena y'imyidagaduro mu stade. And they were killed for their faith. Barabica kubwo kwizera kwabo. But I have a question for you. Mfite ikibazo ushaka kubabaza. What was it about Perpetua that helped her to not live in fear in light of this opposition? Niki cyari kiri muri Perpetua cyatumye abaho adatewe ubwoba n'ibyo bintu ni opposition yari ihari kubw'abizera. Even though people were rejecting her and she was facing punishment, why did she not say, okay, I'll compromise? Nubwo abantu bari kumwanga barimo kumusaba kubivamo, kuki atagezeho bavuge ngo okay, reka mbivemo nanjye mvuge ko Yesu atari umwami. And I think we see from her words two things. Ngira ngo turareba mu magambo ye yavuze ibintu bibiri. One, icyambere, she knew who she was as a Christian. Yarazi uwo ari we nk'umukristo. She was a new creation in Yarazi ko Christ. ari icyaremwe gishya muri Kristo Yesu. And she could not be anything else. Kandi nta kindi yumvaga ashobora kuba keretse icyo ngicyo gusa. Second, Icyakabiri, she knew God's authority. yarazi ubushobozi n'imbaraga z'Imana. She knew His power. Yarazi imbaraga z'Imana. And there was nothing that was going to stop God's power from accomplishing His will. Kandi yarazi ko nta kintu na kimwe cyahagarika Imana gusohoza ubushake bwayo. Even if it means that she was to follow Him to death. Nubwo byaba bivuze ko agomba gukurikira Imana ndetse no mu rupfu. She was a vase. Yarari nkuko wavuga iriya vase. She was a Christian and she lived in light of it. Yari umukristo yabaye mu buzima bw'umukristo. The reason that I bring up this illustration Impamvu nzanye urugero is because sometimes people, even sometimes Christians, can live in fear. nuko rimwe na rimwe abakristo hari igihe babaho mu bwoba. There might be a temptation to compromise on their faith Hari igihe haza ibigeragezo bituma wava mu kwizera kwawe because of opposition. kubera abaguhiga cyangwa bikurwanya. There might be an anxiousness in Christians because they don't understand the power of God and who they are in Christ. Hari igihe bashobora kuza gushidikanya cyangwa se kwiheba mu bakristo kubera ko tutazi abo turimo n'imbaraga z'Imana. They live in fear and suspicion of what somebody might do to them or what some spirit might bring into their life. Bakaba mu bwoba batekereza batinya ibyo abantu bashobora gukora cyangwa imyuka mibi ivanze ishobora kubageraho. Because they don't understand the power of God Kubera ko batazi imbaraga z'Imana and who they are in Christ. n'abo bari bo muri Kristo Yesu. This morning, Uyu munsi I'm going to tell you the purpose of my sermon up front. Reka babwire intego y'ikibwirizwa cyawe. I've titled my sermon, Responding Rightly to the Spiritual Authority of Jesus. Responding rightly to the spiritual authority of Jesus. Ni gute tukwiye kwitwara cyangwa se uburyo bukwiriye dukwiye kwitwara mu responding rightly to the spirit. To respond rightly to the authority of Jesus. Ni uburyo dukwiye kwitwara kubw'ubushobozi bwa Kristo. As a result of this sermon, if you are a believer here this morning, Niba uri umwizera muri kino gitondo, I want you to stand firm in that you are a Christian, you are in Christ. ndifuza ko uhagarara ushikamye ko uri umukristo kandi uri muri Kristo Yesu. And Jesus has spiritual authority. Kandi Yesu afite ubutware. I want you to live in peace rather than in fear. Ndifuza ko ubaho mu mahoro aho kubaho mu bwoba. Scripture would want you to stand firm in your faith rather than be consumed by anxiousness. Ibyanditswe byera byifuza ko duhagarara mu kwizera kwacu aho gukumarwa n'ubwoba no guhangayika. So in this passage in Luke 11 today, Muri kino gice rero cya Luka igice cya 11 we're going to answer 5 questions. turaza gusubiza ibibazo bitanu. 1. Icyambere, Does Jesus have spiritual authority? ese Yesu afite imbaraga cyangwa ubutware hejuru y'imyuka? We're going to see in this passage that people respond differently to the spiritual authority of Jesus. Turaza kubona ko abantu bitwara mu buryo butandukanye ku butware bwa Yesu muri kino So gice. we're simply going to ask, how do people respond to his authority? Turaza kuba twibaza ngo ni gute abantu bitwara ku bushobozi cyangwa ubutware bwa Yesu. Third, Icya gatatu, we are going to understand from what Jesus tells us what is the source and the significance of his spiritual authority. turaza kumva cyangwa gusobanukirwa aho imbaraga n'ubushobozi bwe buva. Fourth, we're going to look at
what does it look like for Jesus to have spiritual authority? hanyuma turaza kwibaza ngo bisa gute kuba Yesu afite ubwo butware bisa gute. And last, we're going to say, how should you respond to the spiritual authority of Jesus? hanyuma turaza kurangiza tuvuga ngo ni gute dukwiye kwitwara rero kuri ubwo bushobozi n'ubwo butware bwa Yesu. I want to give you just a little bit of context reka mbahe mateka make how this fits into the Gospel of Luke. aho ibi bintu tugiye kureba hano bihura n'ubutumwa bwose bwa Luka muri rusange. And I think coming off of the sermon from last week, ngira ngo turebye mu kibwirizwa twahaye icyumweru gishize, someone might be reading the Gospel of Luke and come to how Jesus taught us to pray. twaze tureba uburyo Yesu yatwigishije gusenga. When he says, Father, hallowed be your name, your kingdom come. ubwo yavugaga ngo data izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze. And someone might be reading and say, what does it mean to pray that God's kingdom would come? umuntu ashobora kwibaza ngo byaba bivuze iki gusenga ngo ubwami bwawe buze. And we're going to see aspects of how his kingdom comes in our passage today. tugiye kureba rero uburyo ubwami bw'Imana buza uyu munsi muri kino gice tugiye kureba. R.C. Sproul said, God already reigns in heaven. umwanditsi witwa R.C. Sproul yaravuze ngo Imana iraganje mu ijuru. His kingship is manifest to the angels and those who are there. ubwami bwayo buraganje cyangwa se burigaragaza mu bamarayika bari aho ngaho ari. But the prayer of Jesus is that the prayer of Jesus isengesho rya Yesu is that the reign of God would be recognized, embraced, and obeyed on this planet. nuko ubwami bw'Imana bwakirwa bwemerwa hano kuri iyi si To the same degree that it exists in heaven. nk'uko bimeze mu ijuru. So, what does it look like to recognize, embrace, and obey his reign on earth? bisa gute kumenya kwakira ubwami bw'Imana? We see this in our passage today. ibyo nibyo tubona muri kino gice tugiye kureba mu munsi. Will you? Well, I'll read it in English, and then if you'll read verse 14. Yes. Now he was casting out a demon that was mute. When the demon had gone out, the mute man spoke, and the people marveled. Yesu yirukanye abadayimoni utera uburagi mu muntu. Dayimoni amaze kuva mu kiragi kiravuga abantu baratangara. And the first thing I want you to see in this passage today is that Jesus has spiritual authority over demons. ikintu ushaka ko mubona cya mbere ni uko Yesu afite ubutware hejuru y'abadayimoni. The passage says it doesn't go into much detail. It encapsulates it. It gives a summary of it. ntabwo iki gice kinajya mu makuru menshi cyane itubwira muri make gusa. He was casting out a demon that caused a person to not be able to speak. yirukanye umudayimoni wari uri gutera umuntu kutabasha kuvuga. And it just simply tells us when the demon had gone out, the mute man spoke and the people marveled. ibintu hano batubwira gusa n'uburyo ngo dayimoni utera uburagi ava mu muntu hanyuma umuntu aravuga. So how am I getting Jesus has spiritual authority over demons? ni hehe ndi gukuraho rero ko Yesu afite ubushobozi hejuru ubutware hejuru y'abadayimoni? I hope you see in the passage. ngira ngo murabireba ahangaha muri kino gice. The demon obeys Jesus. dayimoni yumviye Yesu. This isn't the first time that we've seen this in the Gospels or in the Gospel of Luke. ntabwo ari ubwa mbere ibi bintu twabibonye mu butumwa bwiza ndetse by'umwihariko mu butumwa bwiza bwa Luka. We have 7 accounts in the Gospel of Luke where Jesus casts out demons. hari ibintu Or evil spirits. inshuro zirindwi Yesu yirukanye abadayimoni muri kino gitabo cyawe. There's 2 more times where it talks about Jesus giving his authority to his followers to cast out demons. hari n'izindi nshuro ebyiri azabwira abamukurikiye ko bafite ubushobozi bwo kwirukana n'abo badayimoni. Or telling us that he had cast out 7 demons out of a woman. cyangwa se akavuga ukuntu yirukanye abadayimoni barindwi mu mudamu. There are numerous times where Jesus casts out demons. hari inshuro nyinshi rwose muri kino gice tubona ubwo Yesu afite ubutware bwo And kwirukana we see abadayimoni. in every one of those times that Jesus has a spiritual authority over them. muri ibyo bice byose tubona ubutware bwa Yesu hejuru y'abadayimoni. Oftentimes when Jesus approaches a person who has a demon, they beg him, the demons beg Jesus not to destroy them. inshuro nyinshi iyo Yesu yegeraga umuntu urimo abadayimoni baramwingingaga bamusaba kutabica cyangwa se kutabirukana. In Matthew 8:29, Jesus is casting out a demon. Matayo 29 Matthew 8:29. 8:29 Yesu yari kwirukana abadayimoni. And the demon says, have you come to destroy or have you come to torment us before our time or before the time? abadayimoni baramubwira ngo se uje kuturimbura igihe cyacu kitaragera.
There's a recognition on the part of the evil spirits and demons that Jesus has spiritual authority. abadayimoni rwose barabizi ko Yesu afite ubutware hejuru yabo. It's not just though his authority over demons that we see in Luke's gospel. Ntabwo ari uku gusa tubibona hano muri Luka. We see that Jesus has authority over the natural world. Ntabwo ari ubushobozi cyangwa se ubutware hejuru y'abadayimoni gusa, tubona ko na Yesu afite ubutware no hejuru y'ibyaremwe. He calms storms. Aturisha umuraba. He causes fish to come into the net of fishermen. Atuma amafi aza mu rushundura rw'umurobyi. Not in a natural way, but in a way that shows he has authority over the fish. Atari mu buryo busanzwe amafi ajya mu rushundura, ahubwo mu buryo bugaragaza rwose ko afite ubutware hejuru yabyo. Jesus has authority over sickness and disease. Yesu afite ubutware hejuru y'indwara n'ibyorezo. We see time and time again throughout the Gospels, Jesus is healing people of their sicknesses and of their diseases, Tubona inshuro nyinshi mu butumwa bwiza Yesu akiza abarwayi, of their physical impairments. akiza abantu bafite ubumuga. He has authority over the Sabbath. Afite ubushobozi hejuru y'isabato. He teaches what is true of God and what God expects. Yigisha ibikwiriye iby'Imana yiteze ku isabato. He has authority over food. Afite ubutware hejuru y'ibyo kurya. He takes 5 loaves and 2 fish and he feeds 5,000 people. Imigati 5 n'amafi 2 ashobora kubikoresha agahaza abantu barenga 5,000. Who does that? Ninde ukora ibintu nk'ibyo? Only God. Imana yonyine niyo yabikora. When we look at the account in Exodus of the Israelites leaving Egypt, Iyo turebye muri mu kuva Abisirayeli bava muri Egiputa, who feeds the Israelites in the desert where there is not much food? ninde ugaburira Abisirayeli mu butayu nta biryo bihari? Who makes food appear out of nothing? Ninde utuma ibiryo biza bivuye ahantu hatari ntaho? Who provided the manna? Ninde wazanye mana? God does. Imana niyo yabikoze. Jesus has spiritual authority. He is demonstrating that he has the authority of God over all things. Yesu yagaragaje ko afite ubutware nk'ubw'Imana kuri ibyo bintu byose. We see this very clearly in Matthew 28. Ibyo bintu tubibona neza muri Matayo 28. When Jesus tells us the reason that we can focus on going out and making disciples. Avuga ngo impamvu dukwiriye kugenda tugahindura abantu abigishwa. How can you have confidence in going out to make disciples? Twagira imbaraga n'umwete wo kubikora tukajya guhindura abandi kuba abigishwa. How can you focus not on the opposition but on faith in the Lord? Uburyo tutatera ubwoba n'abaturwanya ahubwo tukagira kwizera. Matthew 28 says it is because all authority in heaven and on earth has been given to Jesus. Matayo 28 aratubwira ngo kubera ko ubutware bwose n'ubushobozi bwose bwahawe Yesu. So there is nothing outside of Jesus' authority. Nta kintu na kimwe kiri hanze y'ubushobozi bwiwe. And we're going to talk about this a little bit more in a minute, what this looks like. But I just want you to see for that in this first passage, Jesus has spiritual authority over demons. Turaza kubirebaho gakeya nanone, ariko ndagira ngo nashaka ko mureba hano ko Yesu afite ubutware hejuru y'abadayimoni. I think that we need to answer the question as we're going through this passage, what are demons? Reka dusubize kino kibazo mbere yuko tukomeza. Abadayimoni ni bande? Perhaps some of you might have had the question, why did they ask this Umuntu Mahanga to preach on the day to talk about Jesus casting out demons? Uri kwibaza ngo kuki babajije this foreigner kuza kutubwira ibijyanye n'abadayimoni uyu munsi no kwirukana abadayimoni. You might be thinking, I have heard in America there are many people that don't believe in demons and spirits. And I want you to see that it does not matter what culture we're from. Our worldview for how we live life should not be shaped by our culture first. Uko tubona ibintu, uko tubona ubuzima ntabwo byari bikwiye kugenwa bwa mbere n'imico yacu. Our worldview must be shaped by Scripture. Uko tubona ibintu
uko tubona isi byari bikwiye kugenwa n'ibyanditswe byera. Whether I'm from America and come from a culture where many people don't believe in Satan and don't believe in demons, nubwo yaba uturuka muri Amerika aho abantu benshi batemera ko Satani abaho cyangwa abadayimoni, or you come from Rwanda where most people believe in spirits cyangwa se that are involved in everyday life. uturuka mu Rwanda aho twizera ibintu by'imyuka biri mu buzima bwacu bwa buri munsi. Our culture is not the authority. Ntabwo imico yacu ariyo ifite ubutware kuri ibyo bintu. God's word is the authority. Ijambo ry'Imana ryo rigena ibyo dukwiye kwemera. So what are demons? Abadayimoni ni bande? They are not ghosts. Ntabwo ari abazimu. Yes. Ntabwo ari abazimu. And Scripture does not teach that they are people who died. Ntabwo ibyanditswe byera bitubwira ko ari abantu bapfuye bagaruka. They are not morally ambiguous. Ntabwo ari abantu Morally neutral. Ntabwo ari abantu badafite nature. They are not things that sometimes do bad things to you and sometimes do good things to Ntabwo you. ari abantu rimwe na rimwe bakora ibyiza ikindi gihe bakagukorera ibintu bibi. Revelation 12 gives us a picture of the dragon. Byahishuwe igice cya 12 kiduha ishusho cyangwa se ikigereranyo cy'ikiyoka. Is Satan. Satani. He sweeps his tail through the heavens and he drags out a third of the stars and casts them to the earth. Akoresheje umurizo we icyagatatu cy'abamarayika akimanura kikazana nawe mu isi. In Scripture we see that this seems to be a picture of what demons are. Iki gice gisa nkaho kiduha ishusho y'abo badayimoni abaribo. Sometimes demons in Scripture are called angels. Rimwe na rimwe mu byanditswe byera aba badayimoni bitwa abamarayika. I think it's in Matthew 25:30. Matthew 25. Matayo 25:41. It says, "Then he will say to those on his left, 'Depart from me, you cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels.'" Reka mbasomere Matayo 25:41 ukuntu havuga. Haravuga ngo azabwirana n'abari ibumoso ati nimuvaho ndi mwabivume mwe mujye mu muriro w'iteka watunganirijwe umwanzi n'abamarayika be. So they are servants of Satan who will be judged. Na abakozi ba Satani bazahanwa. They are behind idolatry. Na abakozi ba Satani bari bihishe inyuma yo kuramya ibigirwamana kose. You might remember in 1 Corinthians 10 where Paul is talking about the idolatry that exists in Corinth. Ushobora kuba wibuka wenda mu Bakorino igice cya 10 Paul avuga ibyo kuramya ibigirwamana mu Bikorinto. And he says that demons are behind it. Aravuga ngo abadayimoni bihishe inyuma y'ibyo yuko kuramya ibigirwamana. The Old Testament talks about the Israelites sometimes sacrificing to demons. Ibyanditswe byera mu Isezerano rya Kera rivuga uburyo Abisirayeli batangaga ibitambo babitangira abadayimoni. Sometimes the Israelites adopted the practices of the peoples around them and sacrificed to idols. And Scripture tells us those were actually demons behind those idols. Rimwe na rimwe Abisirayeli bajyaga bakopiya bakoresha imico y'abandi bantu babanaga bakaramya izindi mana. Hanyuma ibyanditswe byari bitubwira ko abadayimoni bari bihishe inyuma y'uko kuramya ibigirwamana. We see that they can oppress people. Tubona ko abadayimoni bashobora gutoteza abantu. In many passages in Luke, you see demons are they are possessing somebody and oppressing them. Tubona mu byanditswe byanditse muri Luka ko abadayimoni umuntu barimo bamugirira nabi rwose. Because they are servants of Satan. Kuko ni abakozi ba Satani. They don't seek the good of people. Ntabwo rwose bashaka ikintu cyari cyo cyiza ku bantu. Like Satan, they seek to destroy people. Nuko Satani icyo yifuza ari ukurimbura abantu. They can cause physical problems. Bashobora kuguteza ubumuga. In chapter 9 in Luke, we saw that a demon caused someone to have seizures. Twaribonye mu gice cya 9 cya Luka kuko abadayimoni hari abantu bateye kugira igicuri kazagiye kuta hasi. In chapter 13 we're going to see that for 18 years a demon caused a woman to be have a physical impairment. She could not stand up straight. Turaza kubona ko mu gice cya 13 abadayimoni ari umudamu bateye kugeza igihe cy'imyaka 18 ubumuga adashobora guhagarara neza.
But we must acknowledge too that physical impairments are not always the work of demons. ariko reka tumwibuke ko nanone kugira ubumuga ntabwo buri gihe bivuga ko biva ku badayimoni. Just because somebody has some disability doesn't mean we go and try to rebuke the demon in that person. ntabwo bivuze ko nubona umuntu ufite ubumuga ngo ugende wirukane satani abadayimoni, ntabwo aricyo bivuze. Sometimes there's no mention of what caused the disability. rimwe na rimwe hari igihe biba utamenya icyateye ubumuga bw'umuntu. There are times when Jesus is doing a lot and it says he cast out demons and he healed the sick. They weren't connected. urabona ko abantu byanditswe kugera tubona ngo Yesu yirukanye abadayimoni ngo akiza abarwayi, ukabona ko bitandukanye, hari ukwirukana abadayimoni no gukiza abarwayi ibintu bitandukanye. In our Bible study, when I first started going to Seeing Hands and we started doing the Bible study, they had this question of, what do you believe about John 9? atangira kujya kubonana n'abari abantu Seeing Hands iriya groupe yaturirimbiye hano bakomeje kuganira ngo nikibona kuri John 9 igice cya 9 cya Yohana, where the disciples of Jesus come to him and there's a blind man and they say, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? ubwo umubyeyi umuntu utabona yaje hanyuma abigishwa bakabaza Yesu ngo ninde wakoze icyaha kugira ngo uyu muntu abatabona, ni ababyeyi be cyangwa n'uyu nguyu? They thought there was only one explanation for the person to be born blind. bo bumvaga rwose hari igisobanuro kimwe gusa kugira ngo umuntu abe yavuka atabona. And Jesus said this man was born blind so that the works of God might be displayed in his Yesu aravuga life. ngo ntabwo ari ibyo ngibyo mutekereza, uyu muntu yavutse gutya kugira ngo Imana igaragaze imbaraga zayo. We also see that the Lord sometimes causes physical impairments. rimwe na rimwe tubona ko Imana umwami wacu nawe ashobora guteza ibyo bintu, ashobora kwemera ko ibyo bintu bibaho. In Exodus 4, Jesus says, is it not I, am I not the one who causes blindness and sight, muteness and deafness? ese ubwo ni kuva igice cya 4 Imana yabwiye Mose aravuga ngo ese ntabwo ari ngewe guteza kutabona, ubumyi, kutumva cyangwa se kutavuga. God, for his purposes, sometimes causes people to be born with physical. kubw'imigambi y'Imana, kubw'ububasha bwayo yemera ko ibyo bintu biba ku bantu. But I want you to see above all of this, Jesus has spiritual authority. gusa ndagira ngo murebe ko hejuru y'ibyo byose Yesu afite ubutware hejuru yabyo. Second, I want you to see that people respond differently to the spiritual authority of Jesus. ariko ngiye kubereka nanone ko abantu bitwara bitandukanye kuri ubu butware bwa Yesu afite hejuru y'imyuka mibi cyangwa abadayimoni. Let's read verses 15 and 16. Reka dusome umurongo wa 15 n'uwa 16. But some of them said, he cast out demons by Beelzebul, the prince of demons, while others, to test him, kept seeking from him a sign from heaven. Verses 15 and 16. ariko bamwe muri bo baravuga bati ni Beelzebul umutware w'abadayimoni umuha kwirukana abadayimoni, abandi bamushakaho ikimenyetso kiva mu ijuru bamugerageza. So some people seek to discredit Jesus bamwe bashatse rwose guca amazi Yesu by saying he cast out demons by Satan. baramubwira ati ni Satani umutera kwirukana. It uses this term Beelzebul. bavuga uyu muntu witwa Beelzebul, umudayimoni witwa Beelzebul. It clarifies, says this is the prince. He cast out demons by Beelzebul, the prince of demons. barabivuga neza ko Beelzebul ari umutware w'abadayimoni. This is Satan. uyu ni Satani. It's possible that this comes from a reference in 2 Kings 1 birashoboka ko ibi biva mu bami ba kabiri igice cya mbere to the god of Ekron, ku mana ya Ekron, Beelzebub. Beelzebub. There was a time when the ruler of Israel, the king of Israel, hari igihe umwami wa Israheli he fell through a lattice. yaguye ku rwego. He wanted to know if he would recover. ashatse kumenya ko azakira. He didn't go to the God of Israel. ntiyajya kubaza Imana ya Israheli, He went to the God of Ekron. ajya kubaza ikigirwamana Ekron. This is Beelzebub. uwo bita hariho bishobora kuba biva Beelzebul. People think it might mean different things, Lord of the Flies or Lord of the Dung. hari abantu bavuga ko bishobora kuba bisobanura ibintu bitandukanye, But it's clear that it's talking about Satan. ariko icyo bigaragara hano ni uko avuga Satani. They're trying to discredit Jesus by attributing his authority to Satan. barashaka kuvuga ko izi mbaraga za Yesu nta handi ziva, ahubwo ari za Satani yamuhaye, ntabwo ari izi. It's by evil means that he casts out evil. ni kubw'imbaraga mbi
akoresha kugira ngo yirukane imyuka mibi. Other people are ambivalent. Abandi ntacyo babivugaho. Other people say, we want to wait for more signs. Abandi hano muri kino gice barimo kuvuga ati reka dutegereze turebe ko hari ibindi bintu akora. How many signs have you heard in the Gospel of Luke as we've gone through this series that Jesus has done? Ibitangaza bingana iki tumaze kubona muri kino gitabo cya Luka Yesu yakoze. He has done sign after sign after sign after sign showing he has authority. Hari ibimenyetso byinshi yakoze, ibitangaza byinshi yakoze kugira ngo agaragaze ubutware bwiwe. But some people are hardened in their opposition. Abantu bamwe rwose barakomeye mu mitima yabo kugira ngo bemere. One resource says this is the high point in Luke's gospel of the rejection of Jesus and his message. Bamwe baravuga ngo ahantu rwose hagaragaza uburyo abantu bagaragaza uburyo abantu bose bakomeje kwanga ubutware bwa Yesu muri kino gice cyabo. He's going to continue to face opposition and rejection. Tugiye kubona akomeza Yesu akomeza guhura n'abantu bamurwanya badashaka kumwumva. So this is in the context of opposition. People are claiming that Jesus does his works by Satan, and others are saying we just want to see more signs that Jesus responds. Rwose turimo kubona ko abantu ntabwo bamwemera, abandi bari kuvuga reka turebe ko akora ibindi bintu bigatuma twemera kurushaho. I also want you to see in this passage that the authority of Jesus is not in question. Ariko mu by'ukuri kino gice turareba ko ubutware bwa Yesu ntabwo ari ikintu gishidikanywaho. Even with his opponents, they acknowledge that he has authority. Ndetse nabo bahanganye barabyemera ko afite ubutware. They're just trying to discredit him by saying his authority does not come from God. Icyo gusa barimo gushaka ni nko kumucisha bugufi bavuga ko ubutware arabufite ariko ntabwo ari ubwe burava kwa Satani. Let's see how Jesus responds to these accusations. Yesu avuga iki kuri ibi birego bari kumurega. And I think one of the things that's going to come up in here in this passage, ikintu ngira ngo tujye kubona muri kino gice, Jesus cares about identifying correctly the source of his authority. Yesu rwose abyitayeho arabishaka ko abantu bamenya neza aho ubutware bwe buturuka. In the parallel accounts in Matthew and Mark, he talks at the end, he doesn't do it in this passage, but he talks at the end about the sin against the Holy Spirit. Mu bindi bice muri Matayo ndetse no muri Marko bivuga kuri iki kintu, Yesu avuga ku bijyanye no gutuka umwuka wera. Jesus cares that we identify correctly the source of his spiritual authority. Avuga rwose bigaragara neza ko ashaka ko abantu batitiranya aho imbaraga zituruka. So he says in verses 17 and 18, but he, knowing their thoughts, said to them, every kingdom divided against itself is laid waste, and a divided household falls. And if Satan also is divided against himself, how will his kingdom stand? For you say that I cast out demons by Beelzebub. Jesus' first response is to say their argument is illogical. He uses three pictures: a kingdom, a house, and Satan. That if they are divided, they cannot succeed. Why would Satan want to stop the oppression of this person? And I want you to see here, this is beginning to develop in which we see a picture of two kingdoms. The kingdom of Satan, Scripture calls him the God of this world, and the kingdom of God manifest in Jesus. So, what is the difference between these two kingdoms? What do we know about Satan and his ways? We see in John 8 that Jesus says he is a murderer and a liar and the father of lies. There is no truth in him.
In John 10, it says that Satan came to steal, to kill, and to destroy. Yohana 10 tubona ko Satani yaje kwiba, kwica no kurimbura. He seeks to destroy people. Icyo ashaka no kwangiza abantu. He seeks to steal life from them. No gutwara ubugingo cyangwa se ubuzima He bw'abantu. seeks to destroy their peace and their trust in the Lord. Satani icyo ashaka no gutwara mu mahoro y'abantu n'ibyiringiro bafite mu Mana. In contrast, what is Jesus doing? Hanyuma itandukaniro niki Yesu arimo gukora? What is his kingdom about? Ubwami bwe bumeze gute? He is not oppressing this person. What is he doing with this person? Ntabwo arimo gutoteza uyu muntu. Niki ari gukorera uyu muntu? What is he doing? Niki ari gukora? He is liberating this person. Arimo kumukiza, kumuha umudendezo. He is freeing. Yeah. Arimo kumuha umudendezo. If you go back to Luke 4, ugiye inyuma ku gice cya 4 cya Luka, in verse 18, umurongo wa 18, Jesus says, quoting Isaiah 61, Yesu avuga ibyo Yesaya yanditse, "The Spirit of the Lord is upon me, umwuka w'Uwiteka ari muri jye, because he has anointed me to proclaim good news to the poor. nicyo cyatumye asigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. He has sent me to proclaim liberty to the captives Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa, and recovery of sight to the blind, n'impumyi ko zihumuka, to set at liberty those who are oppressed." no kubohora ibisenzegere. And then he goes on to say, "Today this scripture has been fulfilled." Hanyuma arangije akomeza avuga ngo ibi byanditswe bisohoreye muri uyu munsi. In Jesus is coming, and in his person, the kingdom of God is coming into the world. Kuza kwa Yesu kuba ko yageze ku isi, ubwami bw'Imana bwari bwageze ku isi. But I want you to see that there is a contrast between the two Ariko kingdoms. ngira ngo murebe itandukaniro hagati y'ubu bwami bwombi bwa Satani n'ubwa Kristo. And Jesus said, if Satan is casting out his own demons, that would equate to his destruction. Ni Yesu rero akavuga ati niba Satani muri uko guhangana k'ubwami bubiri ari kwirukana abadayimoni biwe, bivuga ko wagiye gutsindwa rwose. In verse 17 it says, "Every kingdom divided against itself is laid waste." Yavuze ku murongo wa 16 havuze ngo ubwami bwose iyo bwigabanyije ubwabwo burarimbuka. It's like this kingdom is going to be made desolate. It's not going to flourish. It's not going to succeed. Ubwami niba bumeze gutya ntabwo bugiye rwose gukomeza buratsindwa. The root of this word is the same word that's used in Luke 8 when he cast the demon out of the person at the Gerasenes. The rule of this word, iryo jambo ryitwa umutware w'isi, niryo Yesu yakoresheje yirukana umudayimoni muri gice cya 8. This man that they said had a demon and was bound many times. Uyu wa mudayimoni, wa muntu twabonye wari ufite abadayimoni bamuzirika bamufusha imbaraga ari benshi cyane. But he was very strong and he would break the bonds. Ariko yarakomeye cyane ko abadayimoni bari byinshi, yari yacagaguraga iminyururu yari mubohesheje. And the demon would drive him to desolate places, abadayimoni bakamujyana mu marimbi, uninhabited places. ahantu hadaturwa n'abantu. If Satan is divided against himself, his kingdom will be desolate. Niba rero Satani yigabanyije ubwami bwe rwose bugiye kurangira. You think about it, in a war, if one side is they have the prisoners from the other side. Tekereza nko mu ntambara, niba igice kimwe cyafashe imfungwa, if there's somebody on their side that is going and opening the gates to the prison and letting those prisoners out, umwe muri bo akagenda agafungurira izo mfungwa bafashe z'intambara to return to the other side and fight against them, kugira ngo zisubire kuri ba bandi babarwanyaga. We have this phrase in English, they're shooting themselves in the foot. Bafite imvugo mu Cyongereza bavuga ngo ni nko kwirasa mu birenge. If you want to succeed, you don't shoot yourself in the Niba foot. rwose ushaka gutsinda urugamba ntabwo wirasa ibirenge. It stops your progress. Kuko niba wirasa ibirenge ntiwabasha gutambuka. Jesus says, he is not casting out evil by evil. Yesu rero yashaka kubumvisha ko ntabwo ikigutera imbaraga zo kwirukana abadayimoni ari imbaraga z'abadayimoni. His second argument in verse 19. Ikindi yongeraho mu murongo wa 19. And if I cast out demons by Beelzebul, by whom do your sons cast them out? Ariko jewe niba Beelzebul ari wumva kwirukana abadayimoni, abana banyu ninde ubaha kubirukana? Therefore they will be your judges. Nicyo gituma abarimo babacira urubanza. Jesus is saying they are being inconsistent. Yesu rero no kuvuga ati ibintu rwose muri kuvuga ntabwo bijyanye.
There's some question as to what Jesus means by your sons. hari ibibazo umuntu yakwibaza bavuga ati abana Yesu ari kuvuga babo ni bande. He could be talking about his disciples that were Jewish people from the Jewish people. ashobora kuba yari kuvuga abigishwa be bari mu bwoko bw'abayuda. But I think it's more likely that he's talking about other Jewish people who are exorcists. cyangwa se ashobora kuba yari kuvuga abandi bayuda birukanaga abadayimoni. We see this in Luke 9. ibyo tubibona mu gice cya 9 cya Luka. There are other people casting out demons in Jesus' name. kuko hari abandi bantu birukanaga abadayimoni mu izina rya Yesu. In Acts 19, there's a very interesting story byakozwe mu gice cya 19 harimo inkuru ishimishije ishokeje where there are Jewish exorcists, 7 sons of Sheva, hari abana barindwi b'umuntu witwa Sheva birukanaga abadayimoni. and they go to a demon-possessed person, hanyuma bigeze kujya ku muntu ufite abadayimoni, and they say, "We adjure you by the Jesus whom Paul preaches baramubwira ati turakwirukana mu izina rya Yesu wa undi Paul ajya to abwiriza leave this person." va muri uyu muntu babwira abadayimoni. It says that the demons overpowered them, hanyuma biravuga ngo abadayimoni babarusha imbaraga, and they ran out of the house naked and bleeding. barabirukankana bava mu nzu rwose bakomeretse kandi bambaye ubusa. There were other Jewish exorcists hari at this abandi time, bayuda birukanaga abadayimoni. and Jesus is pointing out they're inconsistent. Yesu rero ari kwerekana uburyo ibintu bari kuvuga rwose bidasobanutse bitumvikana. Apparently, sometimes these exorcists actually were casting out demons. kandi avuga ati nta muganya abanyu bajya birukana abadayimoni, Sometimes demons were leading people. kandi abadayimoni bakagenda. And Jesus is saying they're being inconsistent by saying he does it by Satan, but their own sons do it by somebody else. niba muvuga ngo ndimo kubirukana nkoresheje imbaraga za dayimoni kandi abana banyu atari ko mubivuga. And that their testimony will judge their beliefs. rero ibyo uko kuri n'ibyo bakoraga byonyine bizababera igihamya ko ibyo muvuga atari ukuri. Matthew Henry says, umuntu witwa Matthew Henry aravuga ngo it is gross hypocrisy to condemn that in those who reprove us, which yet we allow in those that flatter us. aravuga ngo ni ukwishushanya rwose ku gucira urubanza abadukosora, hanyuma tukareka babandi batubwira ibyiza bidushimisha. Jesus is presenting 2 options here. Yesu arimo kutwereka ibintu bibiri gusa. Either he is casting out demons by Satan or by God. we arimo kwirukana abadayimoni akoresheje Satani cyangwa se Imana. There's no other option. nta habiri hahari. And he said Satan's not divided against himself. arangije arababwira ati Satani ntabwo yigabanyije. Otherwise, his kingdom would be laid waste. That only leaves one option. One, Jesus exercises spiritual authority by the working of God. Verse 20. But if it is by the finger of God that I cast out demons, then the kingdom of God has come upon you. This seems to be a reference to maybe Exodus 8. You might remember in the 3rd plague of the gnats. Moses uses his staff, and he creates God creates through him a plague of gnats. And the magicians of Pharaoh try to do it the same thing. And they could not do it. And they said, this is the finger of God. This is the working of God to show this type of authority. Jesus says he is casting out demons by the finger of God. That is the source of his spiritual authority. And the significance of his spiritual authority means that the kingdom is coming upon them. G. Ladd says
that this phrase, the kingdom of God, occurs 32 times in the Gospel of Luke. umuntu witwa Lad uvuga ngo iyi nteruro ubwami bw'Imana igaragara mu byanditswe byera mu butumwa bwiza inshuro 23. He says God's kingdom is his rule by which he overcomes his enemies and brings his people to the benefits of his reign. bivuga ko ubwami bw'Imana ni ubutware bwe bwirukana abadayimoni bukazanira abantu b'Imana ubutware bw'Imana. In Jesus, the kingdom was coming. muri Kristo ubwami bw'Imana bwari buje. But I want you to see that the kingdom doesn't come all at once. ntabwo ubwami bwaje icyarimwe ngo buze bwose. It doesn't cover the world immediately. ntabwo bwaje ngo bwuzuze isi yose ako kanya. Jesus says the kingdom of God is among you. Yesu yaravuze ngo ubwami bw'Imana buri muri twe. And then it's like a mustard seed ni nka akabuto gato ka sinapi that starts small and then grows big. gatangira ari gato kakaba igiti cy'inganzamarumbo. It's like leaven that goes through dough, that it starts small and it spreads throughout the dough. ngo ni umusemburo waba ari gake ariko ugatera uburobe kuba bunini cyane. So we talk about this in English, we say this is already not yet parts of the kingdom. ibyo nibyo tuvuga mu cyongereza bavuga ngo ni ibintu gihari ariko bitaraza neza. Jesus has begun his kingdom. Yesu yatangiye kuzana ubwami bwe. And we're going to see further in this passage that we can be parts of this kingdom. kandi turaje kubona muri kino cyanditswe ko dushobora kuba muri ubwo bwami. But we wait for the return of Jesus when he's going to make his kingdom complete. ariko dutegereje ko azagaruka ubwo Kristo azatuma ubwami bwe bwuzura. We don't see all of it right now, bukaza mu mwuzuro ariko uyu munsi ntabwo tubona muri uwo mwuzuro. but it has begun. ariko bwatangiye. And I want you to see how this is illustrated. Jesus gives us two stories in this passage. nagira ngo murebe uburyo ibi bintu Yesu abigaragaza. agiye kutubwira inkuru ebyiri ahangaha agaragaza ubwo bwami bwaje. In the first one, he illustrates what is happening. inkuru ya mbere atubwira ikirimo kuba. In verse 21 and 22. 21 na 22. Let me just read. I'll read the whole thing and then you can read both verses. Yes. When a strong man, fully armed, guards his own palace, his goods are safe. But when one stronger than he attacks him and overcomes him, he takes away his armor in which he trusted and divides his spoil. umunyamaboko ufite intwaro iyo arinze urugo rwe ibintu bye biba amahoro ariko umurusha amaboko iyo amuteye akamunesha izo ntwaro ze zose yari yizigiye arazimwambura n'ibyo amunyaze akabigaba. So in this illustration, Jesus is teaching us. muri iki kigereranyo Yesu hari ikintu arimo kutwigisha. I believe he's saying the strong man is Satan. arimo kugira ngo aravuga ko umuntu ukomeye ari Satani, umunyamaboko ari Satani. And that Jesus himself is the stronger man. hanyuma Yesu ni wa wundi umurusha amaboko uje. What is this palace? What are these goods of the strong man that he guards? hanyuma ibi bintu arinze mu rugo rwe n'ibiki. I believe it is people. aratekereza ko ari abantu. In what way are people the possessions of Satan? ni mu buhe buryo abantu Yesu Satani abafite ubutware cyangwa se arabi. Before you believed in Christ, in what ways were you captured by Satan? mbere yuko wizera Kristo ni mu buhe buryo wari uri munsi y'ubutware bwa Satani. Ephesians 2 says we followed him. Efeso igice cya kabiri avuga ngo twakurikiraga umutware w'umwijima. We were dead in our transgressions and sins and we followed him. twari dupfuye mu byaha byacu kandi tukamukurikira. 2 Timothy 2 says we were captured by him to do his will. Timoteyo wa kabiri haravuga ngo yaradufite ubutware. And 3, we were enslaved to him through fear of death. icya gatatu twari tuboshywe muri we binyuze mu bwoba n'urupfu. Hebrews 2 says that Jesus shared in our flesh and blood. Abaheburayo igice cya kabiri avuga ngo Yesu ameze nkatwe mu mubiri. So that through death he might destroy the one who has yaje yambaye nk'umubiri kugira ngo binyuze mu rupfu rwe abashe kudukiza. Satan had some power over us through our sin. Satani yari afite imbaraga kuri twe kubera ibyaha byacu. In Revelation he's called the accuser of the brethren. mu byahishuwe havuga ngo ni umurezi wa bene data. He stands before God and accuses him about your life. ahagarara imbere y'Imana akaturega. Look at the sins of this person. akavuga ngo reba ibyaha byiwe. Look what that person has done. ibyo ari gukora. Look how this person does not love you. reba uriya uburyo atagukunda. It says he does that night and day. aravuga ngo abikora buri munsi araturega.
before somebody comes to faith in Christ, mbere yuko umuntu aza muri Kristo binyuze mu kwizera, they are under the authority of Satan. abari munsi y'ubutware bwa Satani. But Jesus. Ariko Yesu, Do you love that phrase? iyo nteruro, But Jesus. ariko Yesu. Ephesians 2 says that, Abefeso 2 haravuga ngo, but God, Imana being rich in mercy, yuzuye imbabazi zayo, because of the great love with which He loved us, kubw'urukundo rwayo runini yadukunze, while we were dead in our transgressions and sins, twari dupfuye mu byaha byacu, He made us alive together with Christ. yaduhinduye bazima muri Kristo Yesu. There's a hymn, A Mighty Fortress is Our God. Hari indirimbo yitwa I think we're going to run out of time, so we don't have to read it. Okay. I'll just give the overview. ni indirimbo yitwa Mighty Fortress, igihome gikomeye n'Imana yacu. It's by Martin Luther, Yanditswe n'umugabo witwa Martin Luther. and he recognized that we are in the midst of spiritual warfare, Yarazi neza ko turi mu ntambara. and that we are not the strong man, Avuga azi ko twe tudafite imbaraga. and we are not the stronger man. Nta nubwo turi wa wundi w'umunyamaboko uruta wa wundi ufite imbaraga. Augustine said it this way: we are the donkey, Uwitwa Augustine yaravuze ngo turi indogobe. yeah. So we're the donkey, and somebody is riding us. Turi indogobe, hari undi uri kutugendaho. Either Satan or Jesus. Satani cyangwa Yesu. Right? We are not the strong man or the stronger man. Ntabwo turi wa muntu ukomeye cyangwa wa wundi umurusha amaboko. Martin Luther says, on earth is not Satan's equal. Luther umugabo wayanditse yaravuze ngo muri iyi si nta muntu nta umeze nkawe, nta ufite imbaraga nk'iza Satani. And if we trusted in our own strength in this spiritual battle, we would lose. Iyo twiringira imbaraga zacu, kugerageza kwacu kwari kubusa gusa. We are not a match. Ntabwo rwose tunganya na Satani imbaraga. It says, if not the right man, we're not on our side. Iyo bitaba wa muntu ukwiriye wari mu ruhande The rwacu. man of God's own choosing. Umuntu Imana yitoranyije. Do you ask who that is? Urabaza uti wo ninde? It's Jesus. Ni Yesu Kristo. We do not fight this spiritual battle. We do not fight opposition, Ntabwo turwanya abaturwanya, ntabwo turwana n'ibyo biduhiga. thinking that it is by our strength that we overcome. Twibwira ko imbaraga zacu arizo zizaduha gutsinda. It is in Jesus that Ahubwo ni muri Kristo Yesu nibwo tubasha gutsinda. How does Jesus overcome and conquer Satan and his demons? Ni gute Yesu adufasha gutsinda Satani cyangwa se atsinda Satani? Let me just read real quick the conclusion of Jesus to this illustration. Reka mbasomere uko Yesu yarangije. In verse 23, Umurongo wa 23. he says, whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. Uwo tutabana n'umwanzi wanjye, kandi uwo tudateraniriza hamwe arasandaza. Jesus is the stronger man, Yesu niwe wa wundi who overcame the strong man who ruled your life. ni wa wundi utsinda wa munyamaboko wari ufite imbaraga ku buzima. And this makes all the difference when we think about spiritual warfare. Ibi rero bizana itandukaniro rikomeye iyo dutekereza ku ntambara z'umwuka. This makes all the difference when we think about what people or what spirits have power over us in our Ibyo life. bituma rwose dutekereza bitandukanye iyo dutekereza ngo ni bande, ni iyihe myuka ifite imbaraga kuri twebwe. Because the gospel is not simply the starting place for the Christian life. Kuko ubutumwa bwiza ntabwo ari aho dutangirira kumenya ubuzima bwa Gikristo. It's not just that we believe in Jesus and then we get a ticket to heaven and then we live however we want. Ntabwo ari ukuvuga ngo twizera Yesu hanyuma tukaba tubonye ikitujyana mu ijuru hanyuma tukabaho ubuzima twishakiye. The gospel defines the life of a Christian. Ubutumwa bwiza butubwira uko tubaho. Jesus continues to define a Christian, and that person can be no one else. Ubutumwa bwiza budusobanurira umukristo uwo ari we, kandi bukatubwira ko nta kindi yaba keretse wa wundi. So there was a missionary out here in Rwanda and in Congo for many decades. Hari umumisiyoneri ugeze kuba hano mu Rwanda ndetse no muri Congo imyaka myinshi. He identifies 5 areas where Jesus demonstrates his victory over Satan. Yavuze uburyo hari ahantu nka hatanu Yesu yagaragaje ubutware bwe hejuru y'abadayimoni. In the wilderness, mu butayu, in the expulsions of demons in these accounts, avuga mu buryo yatamaje abadayimoni muri bino bice. but most decisively on the cross. We're going to talk more about that. Ariko cyane cyane ku musaraba wa Kristo. In his ascension,
mu kuzamuka kwe akajya mu ijuru and in his return. no kugaruka kwe. Jesus demonstrates aspects of his victory over Satan in all of these, but most decisively in the cross. Muri ibyo byose Yesu yagaragaje ubutware bwe, ubushobozi bwe hejuru ya Satani, ariko cyane cyane ku musaraba. And we're going to visit two passages where I want you to see this. Tugiye kureba ibyanditswe bibiri gusa aho mugira ngo murebe ibyo ngibyo. This is essential. Ibi ni ibintu by'ingenzi cyane. I want you to see how the gospel is the power of God for all of your life. Ndagira ngo murebe ko ubutumwa bwiza ari imbaraga z'Imana mu buzima bwawe bwose. How the gospel, your identity in Christ is what continues to define your life. Uriwe muri Kristo nibyo bikomeza kugena uriwe. In Colossians 1:13 and 14. Mu Bakolosayo igice cya mbere umurongo wa 14. We're actually going to be in Colossians 2, but we'll start in Colossians 1 just because I want you to see this connection. Yes. Colossians 1, 13 and 14. Abakolosayo igice cya mbere umurongo wa 13. It says, He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Niwe wadukijije ubutware bw'umwijima akadukuramo akatujyana mu bwami bw'Imana wakunda. Niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. We see this idea again of two kingdoms. Murabona iki gitekerezo nanone cy'ubwami bubiri. Scripture is clear that before you came to faith in Christ, you were dead in your transgressions. Byanditswe byera birasobanutse bivuga neza ko mbere yuko wizera Kristo wari upfuye mu byaha. You were enemies of God and under His wrath. Wari umwanzi w'Imana ndetse utegereje umujinya wayo. And you were in this kingdom of Satan. Kandi wari muri ubu bwami bwa Satani. But while you were dead in your transgressions and sins, ariko cyagiye wari ukiri hari upfuye mu byaha byawe. God made you alive in Christ through faith in Him, and He transferred you out of the kingdom of darkness into the kingdom of His beloved Son. How did He do that? Colossians 2:15. He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in Him. Kandi imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi ibahemura ku mugaragaro ibivuga hejuru kubw'umusaraba. How did Jesus disarm the rulers and authorities and put them to open shame? Ni gute Yesu yanyaze abatware n'abafite ubushobozi akabahemura ku mugaragaro? Going back to this image of the strong man, what arms did Satan have over your life? Dusubiye kuri cya kigeragezo twavuze kare cy'umunyamaboko, ni gute Satani yari afite imbaraga ku buzima bwawe? If you go back to verses 13 and 14, I believe he shows us the connection. And you, who were dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, God made alive together with Him, having forgiven us all our trespasses by canceling the record of debt that stood against us with its legal demand. Imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga ikarudukuzaho kurubamba ku musaraba. What did Satan have over you to keep you captive? Niki Satani yari agufiteho cyatumaga akugumana nk'imfungwa ye? A list of your sins. Ni liste cyangwa se y'ibyaha byawe. He has your sins and he shows them to God and says, you are holy and you must punish sin. That is his arms. He tries to hold your sin in the face of God. And what did God do through Christ? Through His death and resurrection, He canceled the record of debt that stood against us. Do you see the connection here? I hope this brings joy to your heart. I hope it brings thankfulness to you. Satan no longer has a record to hold up to God of your sin. If you believe in Jesus, if you trust in Him, Jesus has taken your sin and He has given you His righteousness. He has
disarmed the rulers and authorities. yaciye imbaraga cyangwa se yambuye imbaraga abatware n'abafite ubushobozi bwo muri isi. One more passage I want you to see. Reka mbereke ikindi cyanditswe kimwe nifuza ko mureba. In Revelation 5, ni ibyahishuwe igice cya 5 verse 2, umurongo wa 2. John sees an angel proclaiming with a loud voice, "Who is worthy to open the scroll and break its seals?" Yesu yabonye marayika urimo kuvuga ngo ninde ugiye gufungura kino gitabo. And verse 3 says, "No one was found to open the scroll." hanyuma umurongo wa 3 uravuga ngo nta numwe wigeze ubasha kuvumbura icyo gitabo. And it says something interesting. It says he began to weep loudly in heaven. hanyuma Yohana aravuga ngo atangira kurira cyane. Maybe it's the only time in Scripture that we see there was weeping in heaven. bishobora kuba ubwa mbere tubonye mu byanditswe byera bavuga ngo mu ijuru habaho kurira cyane. This is kind of prior to the understanding of the knowledge of what Christ has done and accomplished in a temporal sense. ibi ni ibintu bidufasha kureba ibyabaye mbere yuko tubona Yesu aza gukora ku musaraba kuducungura. There was no person who could open the scroll. nta muntu n'umwe wari uhari ushobora kubumbura kino gitabo. But the angel says, or one of the elders say in verse 5, umwe mu bakuru aramubwira ku murongo wa 5, "Weep no more. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has conquered, so that he can open the scroll and its 7 seals." wirira dore intare yo mu muryango wa Yuda n'igishyitsi cya Dawidi aranesheje ngo abumbure igitabo amenye ibimenyetso birindwi gifatanyije. There is one who is worthy. hari umwe wenyine ukwiriye. How is he worthy? kubera icyo ari ukwiriye. Look down at verse 9. muri umurongo wa 9. The elders and the 4 living creatures and the 24 elders, they sing to him and they say, "Worthy are you to take the scroll and to open its seals, for you were slain, and by your blood you ransomed people of God from every tribe and language and people and nation." abakuru 24 n'ibizima 4 baravuga ngo nuko baririmbira indirimbo nshya bati ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanyije kuko watambwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose ubacunguje amaraso yawe. This word that it uses in verse 5, that he has conquered, iri jambo rikoreshwa hano ku murongo wa 5 ngo yatsinze. It's the same word that's used in John 16 when Jesus niryo jambo rikoreshwa muri Yohana igice cya 5 tells his disciples, "In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world." Yesu yabwiye abigishwa yavuga ngo yego ibyago bizaza ariko mukomere kuko naranesheje. It's the same word that's used in this passage in verse 22 when the strong man overcomes, or when the stronger man overcomes the strong man. ni naryo jambo twabonye Yesu yakoresheje hahandi muri Luka 11 aho yavuga ngo wa undi urusha wa munyamaboko amaboko aza akamunesha kunesha tuvuga. Jesus has conquered Satan. Yesu yanesheje Satani in the gospel. mu butumwa bwiza. Praise God. Amen. So how do we what are we called to do then in light of Jesus accomplishing his victory over Satan? ni gute rero niki tukwiye gukora rero tubaze kubona uburyo Yesu atsinda cyangwa se yanesheje Satani. Again, going back to Luke 11:23. Reka turebe nanone Luka 11:20. "Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters." uwo tutabana n'umwanzi wanjye kandi uwo tudateraniriza hamwe arasanze. Jesus is drawing a line in the sand. Yesu ari guca umurongo mu mucanga, ari guca nyirantarengwa. And he's saying, if you do not come over to this side with me, you are against me. aravuga ati niba utaje kuri runo ruhande aho ndi ubwo umwanzi wanjye ntituri kumwe. If you do not put your trust in the gospel that Jesus died for your sins and rose again, you will be scattered. niba utizeye ubutumwa bwiza ko Yesu yagupfiriye kuko ibyaha byawe ubwo uri hariya ibyaha byarangiye urasandaza. So what does it mean to align with Jesus? bivuze iki rero kwemeranya na Yesu? What does it look like in your life? bisa bite
kuza muri runo ruhande. It doesn't mean that we're going to have a life without troubles. Ibyo ntabwo bivuze ko noneho tuzabaho nta bibazo dufite. Jesus made clear that we're going to have troubles in this life. Yesu rwose yarabivuze neza ko tuzahura n'ingorane muri buno buzima. It doesn't mean that we're going to get everything we want. Ntabwo tugiye kubona ibyo byose dukeneye. What it does mean is we have the gospel. Ahubwo icyo bivuze ni uko dufite inkuru nziza. We are the vase. Turi iriya vase. We are in Christ and that cannot be changed. Turi muri Kristo kandi nta kundi dushobora kuba. And that's the knowledge that we stand in. Ubwo bumenyi rero naho niko duhagarara. That same missionary that I referenced earlier says, as Christians find themselves facing spiritual adversaries, they do not fight in the hope of eventual triumph. They do not fight in the hope of eventual triumph, but rather with the assurance that victory has already been won through Christ. Wa missionary nawe mbabwira wabaye hano mu Rwanda yaravuze ngo abakristo ntabwo iyo bisanze mu ntambara hamwe n'imyuka mibi ntabwo barwana bumva bagiye gutsinda ahubwo barwana bazi neza ko bamaze gutsinda. We are still called to be watchful and to beware. Scripture says that Satan is like a roaring lion prowling around seeking somebody to devour. Bibiliya ivuga neza ko dukeneye kuba maso kuko Satani aratontoma nk'intare. But he has been defeated by Christ. Ariko yaratsinzwe na Kristo Yesu. And if you have been transferred out of the kingdom of darkness into the kingdom of his beloved Son, niba warakuwe mu bwami bwa Satani ukazana mu bwami bw'umwana w'Imana ikunda, through believing that Jesus died for your sins and rose binyuze again, mu kwizera ko Yesu yapfiriye ibyaha byawe akakuzura, then you can stand with confidence, wahagarara ushikamye. When noblesse goes back in, is it this week? Yes, next week. If he encounters opposition to the message of the gospel that he is sharing, noblesse namara kugenda muri Sudani y'Amajyepfo agahura n'ibyo bintu bimuhiga kubw'ubutumwa bwiza abwiriza, should he live in fear? Ese yaba mugoba? Should he be anxious? Ese yaba adatekanye? Should he say, maybe I need to go and pay somebody to give me some holy water so I can sprinkle it around my Ese house? yavuga ati reka ndebe umuntu ame amazi y'umugisha ayatere mu rugo mu nzu yiwe kugira ngo agire amahoro. When you face opposition in your life, when you think that there are spiritual attacks going on, iyo wumva hari ibiguhiga hari ibikurwanya hari imyuka mibi ikurwanya, we don't fight in our own strength. ntabwo turwana mu mbaraga zacu. The battle is God's. Intambara ni iy'Uwiteka. We stand in the victory of Jesus. Duhagarara mu butsinzi bwa Kristo Yesu. Again, that doesn't mean that everything is going to be easy in your life. Ntabwo bivuze ngo ibintu byose bizaba byoroshye mu buzima bwawe. But that does mean that there is no condemnation now for those who are in Christ Icyo Jesus. bivuze nuko nta teka tuzacirwaho niba turi muri Kristo Yesu. And there is nothing that can, if you believe in Jesus, there is nothing that can separate you from the love of God. Kandi niba wizera Yesu Kristo nta kintu na kimwe cyagutandukanya n'urukundo rw'Imana. Let me finish with Jesus leaves us with a warning. Areka ndangiriza Yesu arangiza aduha induru. If you do not align with him, niba utaje gufatanya, that is, if you do not trust in him, ibyo ni ukuvuga ngo niba utizeye Yesu Kristo, trust in the gospel, utizeye inkuru nziza twahawe, you are in danger. uri mu byaha. Darrell Bock says refusing to respond to God's grace is not a matter of being neutral, but of remaining in destructive hands. Umuntu witwa Darrell yaravuze ngo kutemera ubuntu bw'Imana ntabwo ari ukuba uri umuntu uraho gusa wavuze ngo nyembaye netre, ahubwo ni ukuguma ahantu uzi neza kuzarimbuka. Let's read verses 24 through 26. Reka dusome 24 kugeza kuri 26. Jesus tells a story, I believe, is a warning to people about being thinking they are morally neutral. Yesu yatubwira inkuru ashaka kubwira ba bantu bumva ko bo bashobora kuba batamwizeye ariko nta kibazo ahantu bari bahagaze nta kibazo. When the unclean spirit has gone out of a person, it passes through waterless places seeking rest, and finding none, it says, I will return to my house from which I came. And when it comes, it finds the house swept and put in order. Then it goes and brings 7 other spirits more evil than itself, and they enter and dwell there. And the last state of that person is worse than the first. Dayimoni yavuye mu muntu azerera hadafite amazi ashaka uburuhukiro akabura akavuga ati reka nisubirire mu nzu yanjye navuyemo. Yagerayo agasanga ikubuye kandi iteguye, akagenda akazana abandi badayimoni barindwi bamurusha kuba babi, bakinjira bakayibamo, nuko ibyo hanyuma by'uwo muntu bikarushaho ibya mbere kuba bibi.
Perhaps Jesus is warning the man that he has just cast a demon out of. birashoboka ko Yesu yari arimo wenda guha impuro wa muntu yari amaze kwirukana abadayimoni. All people receive the good of God. Abantu bose babona ibyiza ku Mana. We call it his common grace. Ibyo tubyita ubuntu kuri buri wese. Scripture says that God causes it to rain on the just and the unjust. Imana ibiri tubwira neza ko Imana itera imvura ku bayigwira ababi n'abeza. He causes the sun to shine on the good and the bad people. Izuba rivira ababi n'abeza. But not everybody responds in trust. Ariko ntabwo buri wese ubonye ubwo buntu bw'Imana abyakirana kwizera no kwiringira. And if you do not respond in faith in Jesus and the gospel message, iyo rero utabyakiriye mu kwizera no kwiringira Imana, you are at risk of spiritual disaster. uhura n'ingorane mu buryo bw'umwuka. It's interesting here that it says when it comes, it finds the house swept and put in order. Ibintu bikomeye hano bitangaje yavuze ngo iyo umudayimoni agarutse asanga ya nzu yari arimo ikubuye imeze neza. There might be some good things that God has done in your life. Ushobora kuba hari ibintu byiza rwose Imana yakoze mu buzima bwawe. And you might have thought, oh great, he did these things for me. Ukavuga ati Imana yangiriye ibi n'ibi yankoreye. It rained last night. We were thankful for the rain that we had. Imvura yaraguye nijoro twese twishimye byari bimeze neza. But just because Jesus did something good for us doesn't mean that we are now morally neutral. Kuba Yesu hari ikintu cyiza yagukoreye ntabwo bivuga ngo wakwigumira aho ngaho kumva kumwizera ntacyo bivuze. That we think that we can sweep up our own life. Ntabwo bivuze ngo noneho ushobora gukomeza kubaho ubwo buzima wowe ushobora kuba ubuzima bwiza ku bwawe. That we can put it in order. Ushobora gushyira ibintu ku murongo ku bwawe. We think that we have control. Ugatekereza ko rwose ufite control ku buzima bwawe. Jesus says that this person is still under the authority of Satan. Nubwo ibyo byiza byaba byakugezeho Yesu aravuga ngo uracyari mu butware bwa Satani. Still under the authority of Jesus because he has not put his faith in the gospel. Uracyari mu butware bwa Satani niba utarizera Kristo ngo agukure hariya. So wrapping up, I want you to see here, if you do not believe in the gospel, ndagira ngo urebe hano niba utizera ubutumwa bwiza. Jesus is saying that you are at risk of spiritual disaster. You are still under the control of Satan. And the only way out of that place is through faith in Jesus. Seeing him as the stronger man that overcomes Satan and brings you into his kingdom. If you are a believer this morning, sometimes even believers can struggle with fear. Sometimes they think, Jesus got me started, but now I have to figure out another way to engage in the spiritual warfare. I think I have to go to this prophet and give him 5,000 or 10,000 to do something for me, to guard me. Or go to this witch doctor so he can give me something to sprinkle on my business so it will be successful. That is not the way Christians fight. That's not the way they participate in spiritual warfare. Jesus drew a line in the sand. When people suffered in Scripture, one thing that same missionary makes clear in his book, he really emphasizes. So when they're going through suffering, they don't go to other things in their life to try to heal their pain and heal their suffering. They take it to God. Christians engage in spiritual warfare. We don't have time to talk about all aspects of spiritual warfare. But Christians engage in spiritual warfare with the foundation of the gospel. Understanding who they are in Christ. And because they are in Christ, they are under his authority.
And you see in Ephesians 1 when Paul is praying for the Ephesians. One of the things that he prays for is that they would know God's power toward them, which is the same power that he used when he raised Christ from the dead and seated him in the heavenly places and put him over all things. The most quoted Old Testament passage in the New Testament is Psalm 110. And in it, it says, the Lord said to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. Jesus has authority over all things. And you can trust him. So when you are tempted to fear, when you are tempted to be anxious, when you are suspicious about that person or what some spirit might be doing, we need the renewing of our mind that comes from understanding the Word of God, understanding the truth of who Jesus is, and we come to him. We remember his spiritual authority. We remember that he does what he does from God's power. And we remember that in Jesus, he is bringing his kingdom. Let's pray. Father, we thank you for your word. We thank you for the gospel. We thank you that Jesus, you disarmed the rulers and authorities. When you died in our place and canceled the record of debt that we owe. We thank you that you have transferred us who believe out of the kingdom of darkness and into the kingdom of your kingdom. We pray that you will help hide this word in our hearts and in our minds, so that we will remember and we will stand firm in the gospel. In Jesus' name. Amen.